tusubira aho twasanze ba basore bagenzi bacu nyine twafatanyaga kwirwanaho nk'uko Mukasa yabivugaga. Bigeze ku mugoroba nibwo inkotanyi zadusanze mu bihuru twari turimo hariya hepfo ugana mu Rwampara, hari agashyamba gahari. Noneho zirahadusanga, turagaruka dusubira mu kigo. Baba mama twahasize batari bishwe, turagenda tujya kubakurayo, turabamanukana, dufata n'abandi bantu bakeya twagendaga duhura n'abandi benshi inkotanyi zarokoraga muri quartier hano ku Mumena. Umurongo wari muremure cyane. Dufata urugendo tumanuka mu Rwampara, turambuka duca Gikondo. Byari urugendo rukomeye kubera ko inkotanyi zagendaga zirwana n'umwanzi, tukaryama hasi hagashira umwanya, zamara gutegura inzira tukongera tugafata urugendo. Ntitwajya kwirebera kubera ko inzira zitari zimeze neza, turazamuka duhinguka ku Gishushu nko mu rukerera. Twari abantu benshi cyane, wari umurongo muremure cyane. Twashimira inkotanyi kuko iyo zitaza ngo zituvane mu menyo ya rubamba, nta n'umunsi n'umwe wari kurengaho hari batatwishe. Zarakomeje ziritanga, na nyuma yaho ziraza gutwara abandi bantu benshi ku Mumena no kukivugiza, zigerageza kubarokora.